nshuti za Digital Encyclopedic Tech Limited, iyo tukunze kwita Digital Insight Tech. Udashoboye kuvuga Digital Encyclopedic Tech Limited, ujye wivugira Insight Tech, Digital Insight Tech. Iri jambo Insight Tech iyo uryanditse muri YouTube search uhita ugera ku rubuga rwacu. Muri uyu mugoroba rero ngiye kubigisha IBM Online. IBM Online niyo ryo somo tugiye kwiga. Ese umuntu ayibona ate, ibamo iki, umuntu ayikoresha ate, ese itandukaniye he na IBM twestara muri machine cyangwa se iba muri telefone, bihurira he, bitandukanira he? Reka twinjire mu isomo nk'ibisanzwe muri kumwe na Horike. Google Chrome, uraza hano kandikaho myRRA.gov.rw. ni iyi website dukoresha, bakahita baduha gukora login, tukandikamo ahangaha wandikamo password na tin number. Aha rero twamaze kwinjira muri myRRA. Aha rero murabona yuko aha twinjiye ni muri myRRA. Ahangaha na IBM mubonamo. Uyu muntu rero udafite IBM Online nuko atigeze ayisaba. Iyo rero uyishaka urayisaba. You have already applied for IBM. So ikiba gisigaye ni ukuyihabwa ukayestaramo. Reka dukore logout, tujye kuri myRRA ifite ifite IBM. Shyiramo password. Ahangaha rero ho murabona yuko dufite IBM. Dufite IBM. Iyi IBM yacu rero nta kindi tuza tuhita tuyikirikaho tukabona izi menu eshatu. Hano dufite item management, dufite stock management, dufite transaction management, dufite VAT annexure, tukagira na user support. Tutuntu uko ari dutanu nitwo dukoresha. Reka dutangirire muri item management. Tuhasanga iki? Reka tuhakirike turebe. Hano muri item management murahabona ko tuhagiye tuhafite amakode y'ibicuruzwa. Tugiye kureba rero ni gute twongera dushyira ibicuruzwa muri IBM yacu. Turaza hano handitse search register item. Iyo tuhageze hano tugiye gutangira kwakira cyangwa se kubika ibicuruzwa muri IBM yacu. Murabona ko dufitemo ibicuruzwa bibiri ngibi. Iyo ugikanzeho iki gicuruzwa itubona amakuru yacyo yose, sibyo? Wakanana kuri iki cya kabiri ukahita ubona amakuru yacyo yose. Noneho rero tugiye kongera ibicuruzwa muri IBM. Murabizi yuko ugiye gukora fagitire, ibyiza no byoroha kuba warabanje kubika icyo gicuruzwa muri IBM kugira ngo bitaza gutinza umukiriya. Ntabwo wajya kushaka kode y'igicuruzwa umukiriya ahagaze aho ngaho. Ahubwo ibicuruzwa uba ufite ukora, ni byiza yuko wakagombye kuba warabibitse hehe? Muri system. Tuhita tuza hano handitse rero register tukahakirika. Hano iyo tuhakiritse rero tubona iyi table ya item registration. Tubona hano item classification code. Hano hari utunyenyeri tw'umutuku, ntabwo uba ugomba kuhataruka. Item name, item standard name, item type, package unit, barcode na
basic unit price. So ubwo rero tuhita tuzana tugasacinga ibicuruzwa. Hano haba dufite ibintu byinshi cyane. Hano babona ngo dogs, imbwa, mink, horse, sheep, mice, swine, rabbits, cattle. So ni ibicuruzwa byinshi cyane. Urabona tugenda dukora next hano, dukora next paka tugeze hano batubwiye ngo 1377 ubukiri muri next. So item classification code, dushobora kuba tutazi igicuruzwa kode yacyo, tutazi naho na class twagishakiramo. Dushobora kuza hano tukandika izina ryacyo, wenda tuvuge ngo notebook, nayo paper pads notebooks. Ona hano ko bayiduhaye notebooks, computer or notebook stand. Paper, turaza hano kuri paper. Paper pads or notebooks, aya ni amakaye rwose, na iyi code twayikoresha. So uraza ukayikirikaho, urabona ko hano iyisi ijyamo. Warangiza hano rero ukandika izina. Ushatse wakwandikira amakaye, kuko ibi wanditse hano nibyo biza hehe, nibyo biza kuri fagitire. Iri zina wanditse hano item name niryo riza kuri fagitire. Aha bahita batubwira ngo to select umusoro. Iyi A ni exempted, ni ikintu gisonewe. Iyi ni TVA. Ubwo reka dushyiremo TVA kuko twebwe twanditswe ku musoro wa TVA. So tuhita tuza rero hano kuri item type. Tugiye kureba ngo ni raw material, ni finished product cyane services. Raw material ni ibintu byo mu nganda. So finished product ni ibintu bishira. Service ni service nyine, ariko amakaye ntabwo ari service, nta nubwo ari ibikoresho byo mu nganda. Turashyiraho finished product. Package unit, ese biza muki? Biza mu makarito, ese biza mu majerekani, ese biza bifunze muri bage, biza muki? So ahangaha rero tureba icyo dushyiramo, kuko iyo ari service ho dushyiraho iri jambo bita, dushyiraho net. Ariko ubwo twahisemo reka dushyiraho bag. Aha na barcode ni bikoreshwa cyane bariya bakora muri supermarket, nibo baba bafite ibicuruzwa byabo biba bifite barcode. Ibi bintu aya makaye yakorewe hehe? Tuvuge ko yakorewe mu Rwanda, cyangwa se niba yaravuye hanze twakwandika igihugu, niba yaravuye muri China, niba yaravuye muri Angola. Ariko reka tuvuge ko amakaye yacu yakorewe hehe? Yakorewe mu Rwanda. Dushyireho Rwanda. Quantity unit, ibi bintu bipimwa bite? Ese ni ku maritiro, bipimwa kuri metero? Uyu bicuruza gute? Ibi ducuruza ikayi imwe, ubwo turashyiramo number. Okay, n'igihe bagusaba hano additional information, amakuru y'inyongera, ariko twebwe nayo twongeraho. Icyo tuhita dukora hano save, bakatubaza ngo do you want to register, ukahita ukirika yes. Igicuruzwa cyacu ngiki cyagezemo cya notebook. Reka dushyiremo ikindi gicuruzwa. Noneho reka dushake igicuruzwa cya service. Igicuruzwa cya service wenda reka dushake kwesitara amashanyarazi. Static electricity demonstration board, electricity measuring equipment, supply of single phase electricity. Dufitemo ama supply of two phase electricity, electronics and electricity technical aid or material. Dushatse twashyiraho iyi ngiyi
tukamenya yuko ari service tugiye gukora. Okay, aha tugiye gushyiraho rero electrical service. Mwibuka yuko aya magambo ari yaboneka kuri IBM. Ibi twanditse aha, ibi bya code hano, iri jambo niryo rizaza hehe kuri IBM. Electrical service, service, turashyiraho service, item type turashyiraho service, package unit arajyaho, turashyiraho iyi net ijyanyeho, barcode nayo dushyiraho, basic unit price dushatse twareka tukazayashyiriramo muri IBM. Dufite TVA turashyiramo B. Origin nta handi, uyu aka kazi tuzagakorera mu Rwanda, iyi serivisi tuzayitangira mu Rwanda, niyo mpamvu tukumishaho Rwanda hano. Number turagumishaho number, tukore save. Tubaze ngo do you want to register? Yes, urabona ko igicuruzwa cyacu nacyo kigiyemo. So ni muri ubu buryo rero ugenda wongeramo ibicuruzwa ukaba ubibitsemo. Gutya tubika ibicuruzwa muri IBM yacu. Mbereka kandi kantu keza hano ko kuri report, sales report. Aha kuri sales report niho dukura amakuru tugiye gukora. Tuvuge ngo tugiye gukora anexa muri TVA cyangwa se ahandi barimo kutubaza purchase report tuzikura hano, naho sales report tukazikura hano. Hano hari purchase, hano hari sales. Ni kwa kundi nyine ushyiramo amatariki yaho ushaka kureba, ubundi ugakanda kuri search, ibyo wakoze byose bikagira gute, bikahita bizamo. Okay, hano rero twari turi kuri sales report na purchase report, VAT importation na missing invoice reports. Tuzishakira ngaha invoices zabuze. So reka noneho turebe akandi kantu ushobora gushyiramo hano. Niba ari invoice ukeka ko zabuze, ukaba wahita uzibona ukanza kuri search. Abatwereka ko ntayagize gute, ntayabuze. Reka turebe noneho ikintu kimwe tugiye gusorezaho, ni buryo ki wakora fagitire. Uhita uza hano handitse sales receipt. Kuri sales receipt nta kindi, uhita utangira hano ugashyiramo hano handitse add kadinga. Hejuru hari sales information, naho hasi hari sales item list. Ni ibice bibiri. Igice cya hejuru ni kireba umukiriya, baya rero ninde, baya nuje kutugurira. Ushyiramo tin number ye, hano ugashyiramo purchase code. Urabizi ko udashobora kugurisha ikintu ukigurishije atagwaye purchase code. Purchase code yaguhaye rero uyandikamo hano, tuvuge ni iyo ngiyo. Hano ugashyiramo telefone y'uwo muntu, ahangaha ugashyiramo izina rye. Hariya batubwiye ko ari invalid kuko turi kwishyiramo imibare twiboneye. Hano ukaba washyiramo izina rye. Hano ugashyiramo buyer foreigner number niba ari umunyamahanga, ariko ahatari utunyenyeri tw'umutuku nta nubwo haba ari ngombwa, aho twitaho cyane ahatari utunyenyeri tw'umutuku ushatse wahareka, ariko ushatse wanahuzuza. Payment type, ese uyu muntu azatwishyura mu ntoki, ese azatwishyura akoresheje banke, ese azatwishyura akoresheje iki, mobile money cyangwa ubundi buryo. Twebwe dushyiraho mu cash kuko uyu muntu azatwishyura cash. Remarks, ushobora gushyiraho ikintu runaka ushaka ko kizakwibutsa ibintu, ariko ntabwo biza kuri fagitire ibyo wanditse hano. Total supply price, ubwo twagiye rero hano kuri item list. Baratubwira kuzanamo igicuruzwa, so turakanda hano kuri search, bihita bitujyana muri bya bicuruzwa byacu.
niba rero uyu muntu twaramwesitariye kamera, turahita dukanda ahangaha, urabona yuko bahise baduha amakuru y'iki gicuruzwa, tugikandaho rero, iyo ugikanzeho gihita kizana unit price. Ubwo tugiye gukora iki rero? Quantité turashyiramo rimwe, noneho unit price reka dushyiremo 120 ko ariyo mafaranga twamuciye kugira ngo adukorere. Aka kanya bita byibara, bakatwereka ko total supply ari 120, bakatwereka ko TVA yayo ari 18,305, total price ikaba 120. Aha bita byikora, ukahita bakubwira gusevinga. So kuko twebwe turi kwiga, tutari gukora fagitire, turirinda gusevinga, ariko iyo umaze gusevinga fagitire iba irangiye, ubundi ukahita uyemprima. Muri ubu buryo rero umuntu yuzuza fagitire cyangwa se invoice online. Yes, inshuti zanjye rero ni muri ubwo buryo ushobora kwaka IBM online, nawe bikakorohera kugira ngo ujye ubasha gutanga invoice aho waba uri hose, bitagusabye ko ugomba kugendana machine. Ushobora kuba umuntu wasize ku kazi atazi gutanga IBM, ariko aho waba uri ukaba watira machine, cyangwa se ukajya mu irembo ugafata machine ugatanga fagitire, ukibuka gukora logout. Mwe muri kumwe na Horike, tuzaza mu cyigisho kindi ejo. Wibuke gukora subscribe, ukore share, ukore like, kugira ngo ibiganiro byacu byo kuzajya bigucika. Bye bye.